Neta majoro ya APR bari abayobozi bakuru b'ingabo mu gihugu cyacu bagiye baza kuri match za APR. Umwe naranamwiyumviye abyivugira rwose ndi muri VIP barimo barasohoka twaramukanyije aganira na mugenzi wese nko kumvuga amazina ye arambwira ati ariko yaramubwiye gutya ati afande ariko ntabwo dukina neza sugutsinda ngiki kintu kigora abantu kumva sugutsinda umupira sugutsinda match. Anyone can do that ariko ikikubwira ko ukomeye nikikubwira ko ibyo bintu uri gukora uzana bisohora hanze y'igihugu bigakunda nikikubwira yuko abafana bishimye ntabwo ari ugutsinda umufana umutima wahagaze no gukora ikitwa proper display. Ngiki cy'umutoza wa Rayon yamaze kurusha APR completely kuko ureba ikipe ya Robertinho ukayibonamo gutozwa. Rayon yubaka igitego igahera inyuma baro bakanyuza hagati kwa Rishari akayidekara mu mpande umuntu witwa Bagayo kwa kayinjirana muri boxi akahindura muri penalty rutayizamu forenganya kayitaba presence yo mwatake yari akayisunikira mu izamu banyeganyeza file umwuka n'umurindi w'abafana bijyana ubibona kore ahantu iri kujya ni kwizamu urakirya ni nk'umwana uri kunywesha umuti ashobora kuba atawushaka ariko muganga yagutegetse therefore urawunywa rero kikunywesha urakirya irakujyana ikakugezamo. Ariko ibintu byinshi bya APR muri ibi bihe bishize byari ibintu bya bahawura swate tubonye set pieces let's try ikona turebe Clement ashyireho umutwe Swana ashyireho umutwe yego kiritwa igitego ariko icyo kintu cyitwa twita amagambo y'umupira kunze kuba ari mu cyongereza icyo twita proper display. Iryo jambo proper nyine ni propre ikintu gisukuye ukina neza kino mwiza ryoheje umuntu akabona abantu ibintu barimo barabyumva barabizi ukabona ko akazi gakorerwa ishyorongi karatanga umusaruro ukabona abantu bafite koko travail bakoze akazi ko kubwira abantu ngo nuko tugenda nuko twataka nuko tudefend nuko dukora transition nuko turekipera. Donc APR ni ikipe yacu umupira kurekipera ukabona biroroshye byorohera ko mu myitozo babyigishijwe cyane ku buryo bageraho kubipratika bita banko nko guhumbya no guhumura. Icyo kintu ni cy'abafana ba APR bategereje muri competition ntago ari ugutwara igikombe gusa ushaka kuza ugatsinda kuri penalty match imwe ukagenda ugatsinda 2-1 bigoranye swate ukagira n'ibyago wenda nka opponent wenda akabona n'umutuku ariko umuntu yabibona akabona iyo safaro uragorwa cyane ntuharikwa nta vivacity kipe ntibuja ntirekura ntinyeganyega ntifite icyo mu mpira twita fluidité ntitemba ntigenda ntinyerera ntihari. Icyo nicyo ngiye ntegereje muri competition otherwise bizakomeza gusa naho nyine umutoza uzakomeza gufatwa nk'umuntu udatoza umupira mwiza. Ubwo no kubihindura bizi ko ubushize bari babuze iki gikombe kuri Heroes Cup bari batsinzwe n'ikipe ya Police ibitego 2-1 ibitego bya Peter Agrebevor murabyibuka cyane. Ubwo rero ntabwo byara byiza ko APR nyine akitabira Heroes Cup kabiri kikurikiranya itabasha kwegukana cyane ko buwe no mu nego zabo bagomba kwegukana igikombe. Ariko ikindi gikomeye cyane burya dari ko kugira ngo yivaneho iyi pressure abafana bari kumushyiraho yo kudakina neza nko rugaje kwivuga yo kuvuga ngo ntabwo ari gutsinda byanyabyo aramutse yegukanye Heroes Cup yaba ari pressure yivanyeho yakinja muri phase retour byibura iyo pressure yavuyeho avuga ngo igikombe cya mbere nagitwaye muri APR. Ubwo byaba ari byiza rero n'ubushize ntabwo bari gukina neza kuko ndibuka ko muri kimwe cya kabiri bavanyemo Musanze kuri za penalty bangije kimwe kuri kimwe ndabyibuka igitego cya Danini Kumana cyaje kwishyurwa na Adeinka hanyuma bagiye kuri finale nabwo batsindwa n'ikipe ya Police urumva ko n'ubu ntabwo byari byiza. Ubwo rero amakosa y'ubushize bakayakosoye umunsi kwisa 9 bari bakubaza kubona insinzi muri uyu mukino. Iyo ni Nyamukandagira muri AS Kigali baratuje Regan ariko ikingenzi bongeyemo Haruna sinzi niba abantu barabimenye. Haruna wabo yaragarutse. Haruna yaragarutse ejo yanakoze imyitozo ya mbere ya Haruna niyo nzima. Ubwo muri AS Kigali ikintu cyabaye abonaga barimo ko sinzi aho banditse bavuga bibeshya ngo Haruna ngo yagarutse muri AS Kigali bashyiraho imirwano irimo kubera mu Oya birani ibibazo by'ama browser kuko n'inkuru nafunguye mbona harimo Haruna n'ibibazo by'ama browser bijya bibaho cyane bibaho. Ubwo AS Kigali ikintu cyabaye muri Amerika mu kwezi kwa mbere yatandukanye na Armel Gisre uyu musore wayikinaga mu satirizi bwa batatu we na Shaban Hussein Chabara ndetse na Okwi Gisre yaragiye
ubwo bo binjizamo Haruna Niyonzima nicyo kintu nabonye yakoze nta bandi bakinnyi benshi yashyizemo ntekereza ko rero wenda Haruna icyaje gukora sintekereza ko wenda mu kibuga bizaba bidasanzwe cyane kandi nubwo gatatu aje muri AS Kigali kandi nabwo nta bidasanzwe yakozemo wenda ndetse nk'uko igikombe cy'amahoro ariko ngiye mbona bamuzanye kugira ngo wenda anafashe n'umutoza Shaban cyane ko nawe ntabwo ari umutoza ufite experience ntabwo ari umutoza mukuru sinzi impamvu na Ferwafa afite aramuhagarika kuko amaze gutoza igihe kirekire adafite ibyangombwa kuko urumva aho yagendeye Gimbuka sasa go Shaban umutoza umusigire rero nta handi hantu nzi umutoza umusigire yatoje phase yose batamuze n'umutoza mukuru ariko nyenekeza ko Haruna bamuzanye kugira ngo wenda afashe bano bakinyi bakiri bato bafite umwana bita Didier Ndayishimiye aracyari muto akeneye izo nama za Haruna ndetse no kugira ibyo abigiraho bano ba Aime n'abakinyi beza ariko ubona ko experience ntabwo yigeze zamuka nubwo bavuye muri polisi nekeza ko Haruna icyaje gukora namwita nka coach player nubwo ari mu kibuga ariko akanafasha cyane muri vestiaire kugira barumuna b'inama n'uburyo bwo kwitwara neza se match itegurwa ite nkuko bagiye gukina n'ikipe ya APR yayibayemo yabagiye gukina na APR umuntu yitwara gute amakosa atagomba gukora nayahe mbese muri ubwo buryo kugira ngo abafasha ariko mu kibuga n'imyaka n'imbaraga ntabwo umuntu yakitega umusaruro udasanzwe kuri Haruna Niyonzima muri Kigali n'umukino wa saa 9 wenda mu isa ya kabiri turaza no kwakira abo mu rwego rwa Ceno urwego rw'igihugu rushinzwe intwari z'u Rwanda impeta n'imidari byishimwe batubwire kuko nibo bateguye nibo banyiri rushanwa nubwo wenda Ferwafa abatekinisiye ariko nabo baratubwira muri rusange barafite abanyarwanda hanyuma ubwo nibyo ngiye kujyaho abasifuzi nabonye Rugangura Axel yibereye muri konji ari burimo ku breakinga yambwiye ati nyamuneka Romwa tinyamuneka rwose Roma iyo ngiye mujye muyishyiraho ati abasifuzi ninjye bafite ngenyine nta munyamakuru ufata konje Axel muri konje ariko ntatuje cyane yambwiye ati rwose ni ngenyine ubu abasifuzi bafite irangirana n'iki cyumweru harya akonje Axel azanye kuri 30 ari kwitegura kugaruka mu kazi ubwo bagizarangira ku wa gatanu nawe abyumve ubwo finale nabanguke mu kazi ibyo akora byose babizi finale hari igihe mwakwigaragaza wenda kuko nimwe ba commentator dufite beza mu kigo no mu gihugu by the way rero abatyaza ijwi okay abasifuzi rero nkuko Iberera bivuze ndabona umusifuzi usifura match ya AS Kigali n'ikipe ya APR yitwa Ngabonziza Jean Paul araza kuba ari umusifuzi wa hagati umusifuzi wa mbere y'igitambaro ni Mutuyimana Diodone Dodosi umusifuzi wa kabiri y'igitambaro ni Mugabo Eric mu gihe umusifuzi wa kane ni Mutoni Aline baza gusifura iyi match ya AS Kigali n'ikipe ya APR n'umukino kandi muza gukurikira kuri Radio Rwanda n'imikino yose maze gukurikira kuri Radio Rwanda reka dusoze kuri APR gutya rero mbere ko tukaza kwinjira mu isa ya kabiri tubanze tunyerekeye muri Sport yikomangaho gatoya cyane kuko harimo makuru menshi turayikomerezaho n'ubundi mu isa ya kabiri reka mbanze mbumvishe rutayizamu wageze ikanombe mu rukera rw'uyu munsi none tso tumuganira mbere ko tujye makuru aho bita Karikeza amubaza mu Cyespanyo igikomeye kuri Karikeza namukundiye we yarateguye ibibazo bye ibisubizo ntiyarayitaye ko cyo bisobanura we yarafite ibibazo bye agomba kubaza yabibazaga uko usubiza nazi yabyumvaga ari babatsi sawa nazi nabamubeshye cyangwa bamubwije uko twambuke Estou aqui na minha nova casa mesmo. Ndi hano mu rugo hashya namaze kubona uko hameze nizeye ko bizagenda neza afasha n'ikipe yanjye ya Rayon Sport nuko nguko bimeze niko naje nisanga muri iki cyerekezo uko byagenze ngo nze hano ni ibintu birebire gusa nanjye nayo niteze ko uyu munsi uzagira nkaza kariyeri yanjye mu mupira w'amaguru isa nk'ari bw'igitangira ubutumwa naho abakunzi ba Rayon Sport yababwira ko nje hano gukora cyane tukagera ku ntego za ekipe nzagerageza gufasha ikipe kugira ngo igere aho yifuza intego yanjye no gutsinda ibitego nkazaba watsinze ibitego byinshi afasha n'ikipe gutwara igikombe cya shampiyona e ajudar o clube a alcançar o título campeão. Ibere rutayizamu yitwa nde avuye he? Rutayizamu yitwa Jalo Abdoulaye Jalo akaba ari umusore ukomoka mu gihugu cya Guinea Bissau ntabwo ari Guinea Conakry ni Guinea Bissau murabizi cyane ko bakoresha ururimi rw'igiportige nkuko ari kukivuga uyu musore rero yakinaga mu kipe bita Benfica urumva ko n'amazina nyine ajya guhora cyane nayo muri Portugal Benfica do Bissau niyo yakinagamo ni rutayizamu kiri muto
kubera ko afite imyaka 20 yonyine birumvikana ko ntabwo rwose afite imyaka myinshi. Ubwo rero ntekereza ko yamaze kugera i Kigali, muramuyumviye rwose anatangaza ko aje gusinyira ikipe ya Rayon Sport, kuko mu giportige yavuze byibara n'ubwo umuntu abatakiza ariko yumvamo Rayon Sport arayumva, kuko Rayon Sport ntabwo yashyira mu giportige, ugomba kuyivuga nk'uko iri uhita uyumvamo. Ntekereza ko rero yaba abaye umukinyi wa mbere usinyira Rayon Sport, ko buriya Rayon Sport ntabwo irasinyisha. Nibyo babwiraga Tadi, baravuga ati ibyo ukora byose uracyakinisha abakinnyi ba Jean Fidèle, nta mukinyi wawe urazana muri Rayon Sport kabari babazirikana. Ubwo rero Rugaju isoko ry'igura n'igurishwa ry'ukwezi kwa mbere rizasozwa ku wa gatanu tariki 31 mu byumve neza. Harabura iminsi 3, ubwo n'uyu munsi kongera indi minsi 3, ntabwo ari iminsi myinshi iri kubura kugira ngo isoko ry'igura n'igurisha rirangire. Bivuze ngo Rayon Sport ifite iminsi 3 yo kuba yamaze gushyiramo abakinnyi 3 nk'uko umutoza yabyifuje. Ubwo reka turebe ko uyu Abdoulaye Jalai abo wa mbere usinye mu kipe ya Abdoulaye Jalai aba rero turabizi ko mwashaka kumenya ko rutahizamu yageze. Ni mudutegereza iminota mike tuze tubabwire rutahizamu na babayo miliyoni 2,100,000 buri kwezi. Ni umukinnyi bizera badashidikanya ko azababera umukinnyi mwiza, kuko baravuga ngo dushobora no kumugira umukinnyi wazanagurishwa akaba yabyara amafaranga menshi bakurikije urwego ariho. Umukinnyi w'imyaka 20 muto gutyo, wakineye equipe nationale y'abato, wahamagaye muri equipe senior, umukinnyi wabaye top scorer wa championnat nk'iya Guinea Bissau. Rayon Sport iramwizeye pe. Ni umukinnyi utaje muri test, oya aje gusinya. Ni umukinnyi uje gusinya, ugomba gukina imikino yo kwishyura muri Rayon Sport. Rayon Sport uwo ni umukinnyi wa mbere wamaze kuhagera, ubwo hari n'undi wo muri Brazzaville. Ubwo icyo twabanza tukagishyira ku ruhande. Umukinnyi ukomoka muri Brazzaville ni umukinnyi ushobora gukina imyanya 2, ashobora gukina nka nimero 10. Ubwo navuye kuri wa munyagine ya rutahizamu we ni nimero 9. Bafite undi mukinnyi ukomoka muri Congo Brazzaville. Uyu munya Congo Brazzaville akaba amazina ye Ruvuyanga yitwa bene birakomeye cyane. Uyu muvandimwe akaba yitwa Eli Andizuno, afite imyaka 23, yakinnye muri AS Otoho, akaba ari ikipe nziza, imwe mu nziza muri Congo Brazzaville. Uyu mukinnyi akina imyanya 2, ashobora gukina nka nimero 10, ariko kandi ashobora gukina nk'umuwinga. Ni umugoshe akinisha imoso. Robertinho niwe wifuje ko bagura umukinnyi ukina nka nimero 10, ntibagura nimero 6. Kasuko itavuga ngo sa nkumbaza ngo kubera iki. Kubera iki rero kandi bari kugura abakinnyi urutahizamu no ku mpande na nimero 10. Urakoze cyane. Ubu Rayon Sport mu mikino ya retour iki ndakibabwiye bishobora no gutangira ku mukino wa Police, mugiye kubona umukinnyi witwa Richard Ndayishimiye akina nka nimero 6. Rayon Sport igendeye kuri statistique, imibare ihari ifatika, basanze umukinnyi witwa Richard Ndayishimiye ariwe watse imipira myinshi kurusha abakinnyi bose ba Rayon Sport bakinnye nka nimero 6. Murabizi ko Majaro yagiye agira ibi akavunika, murabizi neza ko Sefa atarameze neza, Roger niwe wagiye ukinamo imikino myinshi, ariko muri rusange basanze Richard yaka imipira myinshi kurusha abo bose. Baravuga bati n'ubundi Richard asanzwe akina nka nimero 6 n'ubundi mu ikipe ya Muhazi, nta kibazo cyo kuba yakina nimero 6. Umutoza aramuhaje atako se ufite ubushobozi bwo kuba wakina nka nimero 6 neza, aramubwira ati nko kunywa amazi neza cyane. Urabyishimiye se Risha? Kuri umukinnyi mwiza ndashaka kugukoresha ikintu. Umukinnyi yamwe ati ngewe ntari kuri service ya equipe, nuramukumbwiye ngo nkine 6 ndayigukinira neza cyane. Umutoza aravuga ati rero kubw'iyo mpamvu Kapiteni Muhire Keve ndakugarura ukine ku 8.
hanyuma murabizi ko Muhire Kevin w'umunani asanzwe gukina cyane na neza cyane. Hanyuma ni no mwanya w'uburi ariko afite abakinnyi batatu bagomba ahubwo ni bane bagomba kurwanira gukina nimero 10. Sa nkumbaza ngo nabahe ni bande? Umukinnyi wa mbere unameze neza mu myitozo bamwita Rukundo Abdurrahman Play. Ari guca ibintu mu nzove, umutoza yarishimye cyane. Yaravuze ati umukinnyi ameze neza. Uwo ni uwa mbere ushobora gukina nka nimero 10. Uwa kabiri ni uyu mu maestro bazanye ushobora gukina nk'umuwinga ariko wanakina nka nimero 10 ukinisha imoso. Wewe munyagana Bissau? Eri Eri w'umunyakongo Brazzaville. Eri Anzuno. Uwo ni uwa kabiri. Umukinnyi wa gatatu n'umukinnyi bita Fiston Ishimwe. Uyu musore yanyuze muri Marine no muri APR. Murabizi ko ashobora gukina nka nimero 10. Kwanza ni n'umwanya we. Ngo yashatse kugenda baramuga ati oya uretse gato soza sezo byibara turi uko rero bihagaze ibyo kugenda ubyihoreye nta hajye. Umukinnyi wa kane n'uyu mu maestro mushya bita Asane. Nengo ushobora gukina ku ruhande cyangwa akina inyuma y'umwata. Asana Innocent. Asana. Nawe ngo ushobora kuhakina. Bavuga ngo arabyibushye ariko ngo nananuka amaze kugabanyamo ibiro gakeya yakoze umwitozo yamukamuye ngo azameze neza cyane. Bakunze amantuza ye nananuka atakimeze nka Delphi. Ni munini mo gake. Baravuga bati n'umukinnyi ajya kumera ngo nkuko Ruvumbu yaje cyane abawonana yaje kwera amazameza biradakina adafite match fitness, ariko burya abatoza b'abahanga we areba tushe, we areba uko ufunga umupira, uko ideplasa, geste technique. Icyo umutoza wa rero akomeza gusubiramo kuri icyo kintu Ruvuya aravuga ngo nkeneye umukinnyi udebloka ama situation, kuko ntabwo nshaka gukina je direct gusa, ndabizi retour izabitandukanye na Fazari. Ba Robertinho babare bakore my friend uziko navuga, aravuga ngo retour amakipe azajya akora ama block cyane kuko zatangira gushaka inota rimwe, kuko zabarwana no kutamanuka menshi. Rero azaba bizi ko turi ikipe ya mbere, turi ikipe ikomeye, tuyarusha imbaraga, twanongereyemo n'abakinnyi, azaza aje guparika bisi adufunge avuga ati ni ntana rimwe kuri reyo ntacyo bintwaye. Ntabwo azafungura nkuko yakinye Fazari yose yirekura tukazajya dukina je direct tukashwanyaguza. Therefore aravuga ngo kuko bikeneye yuko noneho dutambaza umupira tugahererekanya tugakina, nkeneye Richard y'umubola, sharazi gukina umupira w'amaguru tubyemere. Nkeneye Muhire Keve ugatembereza nimero 10 ugomba kuba bakina imbere, agomba kuba afite ibyo bita amageste technique yo ku rwego rwo hejuru ya debloka ama situation, yafunga umupira agacenga kerimena akawutanga mu mpande neza, agatanga ya pass itigera kuri rutayizamu cyangwa ku muwinga imbere y'izamaro gushyira muri file. Nkeneye nimero 10 w'umuteknisiye ku rwego rwo hejuru. Niyo mpamvu yavuze ngo ibyo kugura nimero 6 ni mubireke mungurire nimero 10. Richard namusubiza ahubwo kwizigera aratwunganiye, twibukije ko na Adama Bagayogo nawe yakina nka nimero 10. Yego yakina nawe nabyo ni byiza, ariko rero none ikindi abareo bamenya kuri uno mwana w'umuhungu man ishobora byose. Umutoza Robertinho aravuga ati Basane, aravuga ati aba bahaji ngo mwishake mundi mukinnyi uruhande rw'umuhungu witwa Adama yamaze kurufata. Mbere yatinyaga kumuha iminota myinshi, avuga ngo ni muto ntabwo yakina iminota myinshi, hari utuntu yari atarametriza two guhagarara mu kibuga, ibi ngibi bita kubahiriza amakonsigne tactique y'abatoza. Ariko ubu niba hari umuntu umeze neza, Adama ameze neza, bivuga yuko uruhande rwe dusoza kuri uyu Eri Anzuno. Ubwo wenda nubwo ataragera i Kigali, ariko ndabona yarakiniye abatari imyaka 17 muri Congo Brazzaville, abatari imyaka 20 yarayikiniye, ndetse na U23 nayo yarayikiniye yo muri Congo ya Congo Brazzaville. Hanyuma ikipe ya AS Oto yakinaga yakinnye imikino ya CAF Confederations Cup, abantu barabyoka cyane, ikina n'ikipe bita Abol Stars. Ubwo rero kuri metero 1.78 aramutse ageze muri Rayon Sport yaba rwose ari undi mukinnyi ugomba gufasha ikipe ya Murera. Ubwo cyane reka twerekeze muri imikino n'ubundi, ariko tuganiriza nyine abayiteguye. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Edison Ndore yaho, akaba ashinzwe ibicumbi by'intwari z'u Rwanda, ari no muri komite itegura imikino muri rusange yo kwibuka intwari z'igihugu cyacu. Bwana Edison, mwaramutse? Mwaramutse neza bwana Ruvuyanga. Tuwaye ikaze mu rugo rw'imikino.
yego murakoze cyane turishimye. usanzwe tuganira cyagiye agiye gute bongera bamushake ntawe ugira inama n'ibyuma by'abazungu ubwo barongera bamushake nko muri ceno icyo nari ndimo mvuga nyine n'ubundi ubwo ni kuri iyi mikino y'igikombe cy'intwari ubwo twari twasoje match ya PL na AS Kigali turi kuri Rayon Sport na Polisi ubwo niko turi kubijyanira na rega abantu babyumve neza kuko niwo mukino uza kuba ku isaha 12:00 umukino nawo ukomeye cyane Rayon Sport ifite urugamba rukomeye umukinnyi yaraje uyu munya Brazzaville ewe arahari yakoze imyitozo ego ejo yakoze imyitozo ejo hashize deje yarahagezeho Eri Anzunu we yarahageze ariko ibyo ntibigutera ikibazo rwose amakuru wari ufite nayo niyo ubundi yajeho mbere gatoya ibyo ntibigutera ikibazo amakuru yawe niyo kujya njya mu nzu pe ntabwo mayera oya kwibeshya se si bya muntu warebye itariki uribeshya ni akantu gato cyane mashami byifashe gute ahubwo mashami kana mashami mu mateka polisi FC itetse iki Kacyiru hano polisi nabonye ikintu gikomeye cyane ifite ni umukinnyi mushya yongeyemo nka Lag Byiringiro nawe njya nahiga kuko agomba gukina amakipe yombi ndabona bambwiye yuko Edison yagarutse Edison twari dutanye tugusuhuza tuguha n'ikaze